turagufatiranye wigiriye mu kazi ariko bihuranye nuko Cadette yaraje kuguha impano ya birthday nanatubwira n'igihe wayigiriye. Nagize birthday 24th of August. Nari ngiye ku kazi Cadette arasurprisinga ndishimye cyane. Happy birthday once again. Thank you. Mugiye nkunda indabo. Ururabo umva umunsi wanjye rwose wamaze kugenda neza. Abantu bakuje wamugani mindset. Hari ukuntu muhuza. Niba umuntu turi buganire tuvugana ngo ejo tuzajya gym, uwo muntu turahuza nyine ko ibyatekereza mu byo mu rero papa amaze kwitaba Imana nibwo mama nyine twese dufata umwanzuro uko nagomba kuza tukabana hano i Kigali. Itariki 16 z'ukwa munani zikwibutsa iki Cadette? Yigeze no automatique sinzi already buri gihe tariki 16 sinzi nyine ihora inyibutsa kiriya gihe. Itariki 16 wakoze siporo. Narabikoze mbikora ntameze neza ko narabikoze. Yego nabibonye ngo nubwo ari umunsi mubi nari meze nabikoze. Nagombaga gukora. Sinzi impamvu byari byaje ashara ariko nyine kuri inshuro uriya munsi nyine wabanye mubi. Ese ubundi YAGO ni inshuti yawe? YAGO ni inshuti yanjye kuko twarakoranye. Ni inshuti yanjye. Reka ngwikaze ukurikiranye exclusivity show ndizera ko umeze neza. Nkomeza kubashimira mwese mukomeje gukanda subscribe, mukomeze kutwereka urukundo kuva twatangira, natwe tuzagenda tubagezaho ibiganiro byiza cyane. Turacyabategurira ama content meza ndetse muzagenda mukunda ku buryo tuzagenda tuyahuzaho umunsi ku munsi. This is good vibe all hano ni channel muzajya mubonaho ibiganiro bya pure entertainment, icyo abantu bagezeho, ibyo abantu bishimira, ubuzima bw'abastari muri rusange, behind the camera bameze gute, byose tuzatugerageza kugenda tubibagereraho kugira ngo tugende tubibaha gatanu kuri gatanu. Hanyuma ikigano recordinze ndi kwa umukundwa nahageze mu gitondo mu masa 11 ri danje, ariko nahageze tuje gukora ikiganiro n'ubundi cyari kindi mu mutwe bitewe n'ikiganiro namuganirije. Tukashaka kureba umunsi wa umukundwa ukuntu umeze. Miss Cadette umunsi wigenda gute, ese yagiye muri siporo abigenza gute, turaza kubashiramo session y'ukuntu akora siporo kugira ngo nabandi batsanzwe bakora siporo mwigire ukuntu umukoca mwiza aratuganiriza byinshi kuri we, byinshi ku buzima bwe, ndetse tunamenye byinshi ku muryango we, cyane ko dusanzwe tumukurikirana cyangwa se musanzwe mumukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Reka tuze kumuganiriza tumenye byinshi kuri we. Ngiye digide na behind the camera muri kumwe na Freddy Henry. Alright, turi saa 12:34. Introduction tuvuye kwa Cadette ubundi asanzwe abyuka saa 11 twamutindisha. Ariko yanaga ari cyane da. Saa 12 ubundi wambwiye ko uba wageze muri gym. Oya mba mvuye mu rugo cyangwa wenda n'utunota nka 15 gutya. Okay, ubu tuvuye mu rugo twerekeza he? Tugiye Gacuriro na Kibagabaga kubitandukanya bijya binanira. Ni hebura haraha. Barenze nyama Sinyarutarama. Nyine rwako ni Gacuriro.
hariya kuri Simba Center. Yeah, niho nkorera gym muri zone fitness. Okay, muri zone fitness ariko kubyuka kariza isaha narindi gukoza buriya ntabwo bijye bikugora. Saa 12 Umva umukobwa ubundi twari tumenyereye ko abakobwa igihe cyageze ngo tubereke ko ibyo mwakora natwe twabikora. Urumva biragora pesi nkubeshye nanjye ntabwo mbyuka nseka ariko ugera ukabimenyera nyine uzi ko hari ibintu ugomba gukora. Narabimenyereye nshyiramo reve tukambyutsa nyine ngakora gahunda zanjye. Okay. Ubwo ariko ufite schedule ya sport igihe ukorera sport cyane. Saa 12:30 mba ngomba kuba ngeze gym nkavamo byibuze saa 2:30. Yeah. Abantu ntibakababone gutyo buri munsi saa 12. Buri munsi kereka cyane kereka iyo nyine habaye nk'impamvu zitunguranye ariko for now nyine iyo niyo gahunda nuko gahunda iba igomba kubitegura. Umaze nk'imyaka ingahe like kubyuka nka saa 12? Uyu mwaka nibwo nabitangiye. Mbere wakoraga kuva saa ngahe? Mbere najyagamo nka saa 2 gutyo. Nyine hari ukuntu ibintu umaze kubimenyera uhindura ukavuga se why not ntajya no kuri iki ariko nanone biterwa n'akazi nyine kaba kiyongereye. Kubera ko urumva ayo masaha niba ngiye gym saa 2 ndavamo nka saa 5 cyangwa saa 4. So urumva icyo gihe rero ufite izindi gahunda ugomba gukora ntabwo wazikora. Ni nk'iki like kijya kigutungura mu gitondo iyo ubyutse nk'izo saha? Ahubwo ikintu nkunda cyase duhere nko kubyuka. Kintungura? Nyine iyo ubyutse n'iki uba wumva wenda ushaka cyangwa udashaka mu gihe ubyutse mu gitondo kare abandi bakiryamye. Moment yo kuryama ziriya saa yeto tujya ziriya saa wajya ngo nibwo niho haremewe kuryama ahubwo nyine ntabwo mba mbishaka ariko ubwo aga feeling ka mu gitondo ka ariko iyo maze kwitegura ndabikunda nyine mpita mvuga ati kabisa nyine biba ari byiza. Nese uribyutsa wowe ubwawe? Nshyiramo alarm nyine kambyutsa. Wari ugiye kumbwira kuri moment cyangwa se ku kintu ukunda nyine? Kubona igicu ukuntu kiba gisa mu gitondo biba ari byiza. N'umuyaga wa mu gitondo utandukanye n'uwo iyo abantu babyutse menye uba wanduye. Uwo mu gitondo nyine uba wumva uri kuguha ubuzima. Ambutiyaje ikindi nyine ambutiyaje nta uba umeze nk'umuntu nyine uri wenyine nyine ni byiza urihuta. Ikindi ubona nyine ahantu hanze hagisa neza na gutya nta muntu uri mu muhanda nyine hari ukuntu utekereza neza nta bintu by'akavuyo wenda buri muri ambutiyaje cyangwa se iki nyine uri muri moment yawe wenyine. Cadette tugiye kuba turi kumwe mu buzima bwe bwa buri munsi turebe umunsi we ukuntu uba umeze. Ni agace kihariye dutangiranye ariko dusanzwe tugakorana n'abahanzi aho dufata umuhanzi runaka tukajyana tukareba ukuntu umunsi uba umeze. N'ubundi abasanzwe ari muri entertainment se ategura gute ibintu bye. Urumva ko iyo abyutse mu gitondo kare saa 12 probably cyangwa se n'igice n'indi minota mikeya aba agomba kuba ari muri gym. Nyuma ya gym turakomeza kugenda tubana turebe se niki nyine ahitatekereza mu gihe wenda nta kazi kenshi afite. Niyo mpamvu twamufatiranye nta kazi kenshi afite dusanga afite akazi kenshi kumubona ni ibibazo cyane content. Urumva iyo ufite akazi ari ukuntu nyine bitabizamo stress n'amasaha y'abandi n'iki ntabwo twari gushobora gukorana. Ariko gutya nyine bifite time yanjye amashooting y'abantu ya shooting z'abandi kubitushyiramo na content biba bigoranye nyine kubera igihe usabwa presence yawe. Biba bigoranye ariko n'ubundi no muri content z'ibigo yamamariza tuzabiri ukuntu abikora why not? I know. So uyu munsi wawe rero uhagaze gute kugira ngo twumve cyangwa se tubwire abantu badukurikiranye bakunda Cadette uyu munsi wawe wawuteguye gute uhagaze gute cyane ko turaba turi kumwe? Uyu munsi urebye nta shooting mfite. Bivuze ko nta muntu nyine mfitanye nawe gahunda uri buze kunshyiraho pressure.
so rero iyo nafite shoot mva muri gym nkagera mu rugo nkabanza ngashaka recuperation kuko biba bikaze nkahita njya koga nkaza nyine nkahita mpanga umunsi wanjye kuneri bugende neza nkandika utuntu tumwe na tumwe hari igihe mfite amavideo yo kweditinga nyine ngakora ibintu byanjye nuje noneho nyuma ya saa sita cyangwa nka nyuma y'amasaha 2 nkabona nyine kujya hari igihe mfite izindi gahunda ziri butume mva mu rugo nyine so uyu munsi rero nakubwiye ko mfite gahunda yo kujya gukoresha facial kuko iyo mfite time nyine kwitaho umubiri wanjye nicyo kintu cya mbere ndi kwiga kwibandaho so igihe cyose rero mbonye time nyine nkora none still ibintu bijyanye no kwikunda abantu bagomba kwikunda yeah. Okay, ubwo ngubwo turacyari kumwe ndetse turagenda tureba izo movement zawe zose hanyuma umuntu ashobora kwibaza recuperation umuntu afata hari ibintu mpaye mu gitondo kandi byakunaniye irananira chia seed irimo imbuto amata ariko banza uko ntabimenyereye nanjye narakora siporo nuko oya nagaruka ngo birya umuntu wa siporo urumva hari abantu bazi ngo gukora siporo wegare ngo kutarya ngo ibiki n'ibiki ubundi bakugira inama yo gukora siporo ukanarya make sure you eat uri kumva iyo utariye rero nta n'ikintu izo siporo zikumarira rero biriya bintu ntabwo birya umuntu ukora siporo gusa nyine ni ibintu by'intungamubiri umuntu wese yabirya biriya bintu by the way reka mbikubaze kuko ndabona nk'amavideyo yawe uri kubikora ni chia seed nibyo ariko harimo amata harimo imbuto peanut butter oats abantu bari kubyumva bari kubimenya abatari kubyumva rero niba dushaka gusobanura urumva sibona gusobanura ni ibintu ufata mu gitondo kuko urumva ntabwo wajya muri gym ushonje ikindi ntabwo warya ibiryo ntabwo wajya muri gym uriye sibyo nyine hari ibintu byabugenewe byo gufata ugiye muri gym abantu nyine ugiye gukora siporo I mean so biriya bintu rero nyine biri light urabirya ntiwumva uhaze ariko ukanumva wisomera nk'umuntu nyine umeze neza mu nda ntabwo bikubangamira mu nda rero njyewe mba narakoze nyine research nkareba ni ibiki wenda warya mbere yo kujya muri gym ni ibiki warya nyuma ya gym ni ibiki bla nkabigwaho ntanjye ngabigerageza nkabimenya gutyo kabisa turi kumwe na Cadette ari kugenda tubwira warumbajije kuri recuperation nari nkubajije kuri recuperation ufata nyuma yo gukora gym biterwa hari igihe uba wumva ushaka ibintu birimo isukari hari n'igihe wumva ushaka ibintu birimo umunyu biterwa rero na mood mfite ako kanya mvuye gukora muri siporo ariko making sure ko ibintu ngiye kurya bifite proteine zihagije kubera ko gukora siporo ugomba kurya ibintu bifite proteine kugira ngo nyine umubiri wubatse ubone result kuko proteine nizo zitanga result muri siporo so ndagenda nyine niba nshaka ibintu by'isukari wenda nshobora gukora smoothie y'imbuto n'ibikirimo n'ibindi bintu naba nshaka ibintu nyine by'ibiryo by'umunyu nkakora nk'amagi nyine biba ari byinshi ntabwo biterwa na mood mfite hari igihe wumva ushaka ikintu runaka nyine akaba ari cyo ukoresha gusa ibintu nyine nita kuri proteine ziri muri ibyo bintu turi kugenda muri siporo uri kwiyumvira indirimbo za gospel ni nk'iyihe playlist yawe mu gitondo iyo ugiye muri siporo uba ufite nkunda kumva indirimbo za gospel za Hillsong cyangwa hari indi sinzi niba abantu bayizi hari indi worship team yitwa Transformation nyine sinzi impamvu nkunda indirimbo z'icyongereza za gospel mba numva zirimo amagambo nyine ari deep nyine iri kuyiririmba bumva ibintu banditse biri too deep so mu gitondo rero niba ari ukubera ko haba hatuje n'iki ntabwo mba nshaka urusaku rw'indirimbo zikubita nyine mbyuka
ndi kumva uturirimbo tw'Imana bikamfasha no gusenga mu gitondo iyo ndi kuzumva ndi kuyisengeramo nkanasaba Imana indinde mu muhanda kuko mu muhanda haberamo ibintu byinshi bro so buriya mu gitondo nyine iyo ntwaye gutya mfatiranaho n'umwanya wo gusenga ariko ntuzanyumve mvuye gym uraza kumva playlist nibishyiremo bihita byikora mba numva nshaka ndi hejuru cyane kubera na mood ya gym bunakeye sanga nyine ubona bwacye abantu babyitse n'iki nanjye nshyiramo vibes tugeze hafi n'aho agiye gukorera gym ndibaza twageze uba ufite mu coach ntabwo navuga ngo mfite coach ariko abo coach baba kuri gym iyo nyine iyo mfite time turakorana nariwe dushobora gukorana session bakamotivatinga ariko nta mu coach ngira unkoresha nta mu coach nyine wawe nyine wo kuvuga ngo arambazije ngo ugeze he ngo uyu munsi turakora ibi ngo ibiki n'ibiki oya ndikoresha Oh. Ekuteri zanjye kuri agasume ndabona ko ibitotsi ari byinshi mu maso ariko ndabona Cadette we yarabimenyereye yambaye iwacu active wear ariko iwacu simwe ya Mutsinzi na nshuti I think na nshuti Mutsinzi yanje twariganye inshuti wanjye cyane urabona ko ibintu bigeze kure iwacu active wear hanyuma se utegura gute imyenda ugiye kujya muri sport sasa rero muri gym uko ariho hantu nta kaza time cyane I mean nsigaye meze nk'ariho hantu I know kuko nanjye mbona fashion yawe itabaho y'imyenda hari abantu bazi ngo gym ngo ni ugukorana ngo umupira umwe ngo bikarangira ngo uyu mupira ni uwo muri gym njyewe noneho nsigaye nshaka kwambarira bikarangira imyenda ashobora kuba ari nk'ubwa mbere nyibonye ko ndagukurikirana cyane oya ndayisanga ariko njye ni ubwa mbere ibonye ni ubwa mbere kuko nyine mbona ntuze yawe posti zawe nyinshi kandi umwenda nyine itandukanye nyine nsigaye mbikunda kandi ikindi iwacu nyine bimfashamo ndagenda nkabahereza design bakankorera bakagukorera mumaze igihe kingana gute mukorana ntabwo dukorana shari njyewe nyine ndabagurira kubera ko ni brand ya hano mu Rwanda noneho baridodera so njyewe nshobora kugenda nkamubwira ati ndashaka akantu kameze gutya na gutya nyine ibintu byinshi nambara ntabwo ari byo nsanga barakoze ndagenda nkabakomande bakankorera niyo mpamvu rero nyine ngira nakunze nyine iwacu ariko murabyumva Cadette ni umuntu urenze cyane wamamaza ibintu byinshi barabizi n'abantu banjye bama discount ya discount nyine nawe birasaba ko mutangira mugakorana tugomba gusapotinga njyewe abantu bakora ibintu byiza aronke urumva as long as okay niba utaje ngo nyapproaching before umpa akazi as long as uma service nziza nshaka ndakugurira nkanagupostingira it's fine alright tugeze muri gym kuko muri gym ntago turi buganire na Cadette ari niyo mpamvu ufashe iminota mike kugira ngo tuganire hanyuma nize sport ukora cyangwa se uba uzi ko zitagomba kubura zifasha iki ubwo nyine ugiye kutubera coach gatoya kugira ngo n'umuntu nkora 5 mu cyumweru iyo nta gihindutse nyine iyo niyo plan zanjye kwa mbere nkora amaguru kwa kabiri nkakora hejuru upper body urumva harimo amaboko umugongo igituza iki kwa gatatu nkakora cardio and abs kwa kane hari ukuntu ushobora gusubiramo wenda ugakora glutes igice kimwe cyo hasi kwa gatanu nkakora boxing kuko habamo umukoci ukoresha boxing kwa gatanu imeze nk'aho uri gukora cardio so ejo ntabwo nakoze gym hanyuma uyu munsi nego urumva gukora cardio na abs ejo nabwo umunsi wari gukora hejuru nego gukora cardio na abs so kuko ejo rero ntakoze ngiye gukora upper body nyine amaboko umugongo n'iki so nibyo ngiye gukora uyu munsi
nta mpuhwe turi bukugirire abantu bari bubyerekane kuko abantu benshi cyane abenshi bajya muri gym ukabona sometimes ntibari gukora ubu waba wabyutse ziriya saha wasize uburiri bwawe ukaza gukina ntabwo uzi ko sara abajyamo ari ifoto gusa nabyutse ziriya saha ifoto naza kuyifata saa yine ntabwo naba nabyutse ziriya saha nze Freddy ni uri behind the camera ndibaza ko ari buze kwerekana every details ko iki kiganiro ni life y'umunsi akantu kose Cadette ari bukore ntabwo turi bugahisha imbere ya kamera kuko uyu munsi twamuziye so reka tumureke ajye muri siporo turaza kugenda tubereka ibyo ari bukore ndetse anabereke siporo ziwe ko turabaha umwanya kugira ngo murebe uburyo akora gym ye. Ikindi ari ikintu abakobwa bazi ko gukora siporo ari gukora nyine ngo hasi gusa kandi ntibazi ko kugira ngo ugire waist imeze gutya upper body yawe ugomba kuyikora ugomba kubana urumva iyo ukoze ibitugu byawe bikagenda bikamera gutya hano hahita haburizwamo. You understand? Yeah. So mutangire mujye mukora upper body ntago ari y'abahungu. Ntago ujye ubitekereza. Babanze bambwire niba babishaka. Niba bazamukurikiranye batazanshuka sibama amafaranga. Mubwire Cadette koko nimba yaba coach bikamu. Upper body abakobwa bazi ngo guterura byo hejuru ngo ni by'abahungu. Kandi nibyo bituma waist y'umukobwa iba slim. Iryo ni ibanga mbibi. Bika tujyane na coach Cadette. Muri aka kanya ntabwo twongera kuvuga usibye kuza kubereka ibyo akora n'uburyo mushobora kumwigiraho muri iyi myitozo ye noneho tuze gukurikirana tuze no kumenya ibikurikiraho nyuma iyi session ya sport. Let's go. Nyine Cadette bari kugenda yiganira n'abantu urumva ko bamaze iriho Usko nari nzi ko agize isoni atari no kubibura ntabwo nzi ko iriho mbese ushaka gukoresha n'abasekirite siporo yegora nibo baba bagomba kuba bayibanje muri gym ariko nanjye nturiye aha najya nikora cyakora none ikintu kirenze gukora muzijyane ku mayesikariye kandi hari esanseri ariko njye nzamuka amayesikariye kugira ngo mbe nishyushye hari n'abantu badukurikira basheneye kwiyumvira na sekirite ariko basanze mumenyeranye cyane maze almost 1 year nkorera hasi urumva mbacaho buri munsi kandi nabacaho mu bisimba sohoka siko kugira ngo hano hantu nta muntu ukoreramo urabona ukuntu ari clean nta rusaku ariko uretse gym yonyine abandi baba bataraza nyine ni mu gitondo nyine urumva nibyo nkunda rero fresh you mind your business zone fitness gym tubona n'ukuboko kukwereka ahantu ugiye ndabona abantu banagona actually abantu benshi kora baba bafite akazi saa moya n'igice abenshi baba batangiye kuvamo iyi gym nayo niyo umaze nk'umwaka ukoreraho natangiye kuyikoramo no mwaka ugitangira ngabo ariko yabanje kujya gukoresha umuntu kuko yari yambwiye ko yaje
yitwa La Chance by'umwihariko akaba ari umushuti wa Miss Cadette ariko akaba afite La Chance Crime na La Chance Boutique urumva ko nawe n'umwe mu bantu bafite icyo bagezeho ariko reka turamwakiriye bwa mbere kuri exclusivity show. Murakoze cyane. Meze neza. Abantu barakubonye mu minsi ishize utwika ariko waragiye urabura. Nika gute? Nika meza bwiza vibe ibintu byose. Ntabwo mbizi byo gutwika. Mba ndi mu kazi nk'uko bivuze. Mfite La Chance Boutique aho dukora tugira amaparfait ama-accessoires y'abagore n'ibintu bigiye bitandukanye amashakoshi imisatsi as you can see so tukaba dufite na La Chance Cream ama-wig ducuruza ama-ice cream ama-candies nk'abantu baba bafite nk'ama-event y'abana cyangwa se andi ma-event dukora ama-smoothies ama-ice cream and so forth kandi nkaba mfite n'akazi ka buri munsi kanjye rero urumva ntabwo biba byoroshye kubona umwanya. I think ukora muri Winner. Nkora muri Winner. Ahubwo se mwebwe mufite account muri Winner? Turayifite tujya duhitana hari umukino ugezweho ngo bita Cadette. Yego aviator. So guys mushake link ya Winner mukore account and pay to win with Winner Rwanda. Alright, reka twigire kuri wowe ubwawe kuri business zawe. Nashaka kwibaza ngo ziba he zikorera he turagufatiranye wigiriye mu kazi ariko bihuranye nuko Cadette yaraje kuguha impano ya birthday. Nanatubwira n'igihe wayigiye. Nagize birthday 24th of August. Nari ngiye ku kazi. Cadette ara surprisinga. Surprisinga ndishimye cyane. Ku bijyanye na business dukorera hano ngaho Kicukiro
kuri building yitwa Nzozi ni imbere ya Kiss FM, so abantu bose badushaka niho badusanga. Murakoze cyane. ukorera abandi ukagira na business zawe ubwo ntabwo bikugora reba nk'igihe ubyukiye saa 2 saa 3. Donc nta kintu kitagora muri ubu buzima iyo ushaka gutera imbere hari ibyo wiyima umwanya kugira ngo ubashe kugira ibyo wachivinga mu buzima. Je nkuzi by'umwihariko ukora ibintu by'amaprotocole. Ego urumva ko ndagukurikirana cyane ahantu henshi cyane byararangiye kwikorera kandi kazi niki wabigira cyangwa inama wakugira muri rusange kuri nyuma. Umuntu arakura uko iminsi igenda iza niko umuntu agenda akura akajya mu bindi, so inama nagira urubyiruko nuko ntabwo ugomba kugivinga up, sibyo? Uyu munsi ushaka kuba uri gukorera abandi, ni byiza gukorera abandi kugira ngo ugire experience, ariko ni byiza kugira side hustles kuko nta kintu gishimisha nko kugira double income. Kandi akazi kose nta kazi kabi kabaho, akazi kabi kagoresha keza kandi nta kazi kabaho. So ikintu ukeneye rero ni connection mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gutera imbere. Reka Cadette muhamagare gato hano unatubwira wenda icyo ushobora kumuvugaho cyane ko ni umwe mu bastari i Kigali bagezweho urumva ndetse banatwika kuvuga nkoranyambaga ariko ni umwe mu bakobwa nabo bahasaringa cyane cyane mu buzima busanzwe kabisa. Nicyo bamuvugaho Cadette? Cadette ikintu namuvugaho nuko ni umuntu uri open, ntago byagufata igihe kinini kuba mubaye inshuti. Nari igihe kinini cyashatse tuziranye ariko nanjye ntago nkunda kugira inshuti nyinshi, especially z'abakobwa urabizi drama. Nawe yarambwiye mu kiganiro gishize yarambwiye urakunda kugira. So kubera drama rero njye ntago nkunda kugira inshuti nyinshi z'abakobwa, inshuti zanjye ziranzi zizi nyine boundaries. So rero w'ikintu namukundiye twese duclickinga gutya kandi dufite goals zenda kuba zimwe, like in terms yo kuba nyine like kuba aba gym partners, akunda gukora sport, nkunda gukora sport, akunda guhasolinga, nkunda guhasolinga, so nyeka ko icyo cyatumye duclickinga. Yarikoze byashoboka. Okay, reka tumuhamagare yaguhaye gift. Nubwo yatinze cyane ariko turi ku munsi wa Cadette kuna umeze. Ubundi ni ikiganiro tugira tujye dukunda kugikorana n'abahanzi, ariko by'umwihariko Cadette ni umwe mu bantu dutangira twari turi kumwe, ndetse dukunda gukurikirana ibikorwa bye hasoze n'uburyo nyine irwanaho kugira ngo abeho nk'umukobwa ndetse na gym. Rero yatweretse ko umunsi w'umeze, noneho aranatubwira rero hari ubwo ndi hano kuri Simba hari inshuti yanjye mfite yagize birthday ariko kubera umwanya muto naraburaga ariko ntabwo ndi buve hano ntayibonye. Turaje turayibonye inshuti yatugize n'Imana dusanga. Wabyakiriye gute kuba gutunguye nubwo yatinze? Mbyakiriye neza kubera ko mu buzima busanzwe nkunda. Happy birthday once again. Thank you. Mu buzima busanzwe nkunda impano kuko nanjye nkunda kuzitanga, so rero biranshimishije kuba yantekerejeho kandi yashiriyemo iminsi myinshi, ni by'agaciro. Thank you girl. Actually nuko nabiguze kera ariko bimwe nkabona umwanya nyine sinzi ubizi ukuntu tuba tumeze, and I was like nzongera kumuvugisha kana keza umva, I was like nzongera kumuvugisha mubaze ntabwo twaheruka kuvugana nyine iminsi nanabaho busy ntitwongera guhura cyane muri gym, ndamwihora ndavuga nzaruhuka aruko my gift ye twongere dusubire so nyine ubu ndamufatishije. Cadette namufatishije turisanza bakobwa bazinduka cyane nkawe. Ujya ubona se time yo gukora gym ko isaha wageze ku kazi? Ego cyane. Inkiyo nakoze mu gitondo saa 12 n'igice mba ndahangaha, saa 2 nkaba nsoje ngahita nitegura nkajya ku kazi, cyane ko gym iba muri building n'ubundi office irimo, so ntabwo bingora cyane. Ushobora ko utari mu bintu bya entertainment cyane cyangwa se, ariko mu minsi iza ndabizi ko abafuta ya trending twarayabonaga ahantu hatandukanye n'ahantu wagiye gukora amaprotokole. Ndishimiye kuba
wikorera cyangwa se ufite la chance cream la chance boutique ndetse ukaba ukora n'ahandi ariko reka tukubaze kuri Cadette muri rusange ni umwe mu bakobwa yesco bafite n'agatuba ahubwo ameho pe ntabwo namukinisha mbabari ameho kuko urumva nyine kumera n'abakire ni iby'agaciro kandi ntaho twabasuzumura abakire bahurira ahantu hamwe navuzemo nawe nubwo batatwishyura ariko kuko turi kumwe na Cadette se kuki mutamuzana muri we si umwe mu bakobwa batwika cyane ahubwo se we azi ibyo dukora azishi njya nyibona urabetinga se so nyine umbwiye ngo bikora gute nyine uko mba numva betting ni ibintu bisaba kuba ubifiteho cyane cyane nk'uko wabivuze nk'akadege avieta nkeka ko ari umukino abantu bose bakina especially ku bakobwa ushobora kuba wagiye nko muri salon sibyo ufite amafaranga yo kwishyura ukavuga ariko ntabwo nshaka gukora muri wallet yanjye so ukicara bari kugukora mu mutwe ukaba uri gukina ukaba wabasha gutsindira amafaranga menshi 100 magana miliyoni ugasanga uri kwishyura amafaranga wowe utakuye mu mufuka wawe so Cadette rero abaye ari interested ndaza kumeza link logging in iki atanye ntabyo kwivugana bandiye ibintu byose ni ugufata wese kucyumva ko waturya ntitukubaze gutse rero ibintu byose ni ugufata risk yawe nyine warwara umutima pe oya sindabetinga na rimwe okay reka ndumva ko dufite umwanya muto yo kugiye mu kazi ndetse waruje gufata gift niki wishimiye kuri iyo gift Cadette yayireba shana ngo nayireba ariko ngiye nkunda indabo ururabo umva umunsi wanjye rwose wamaze kugenda neza ariko ibindi ndaza kuraringira muri office ariko ko ari ibyo ukunda ntabwo nagunda kari Cadette nyine nawe urabibona ntabwo wapfa kugwezinira aho reka tumureke ajye mu kazi tumureke ajye mu kazi twikomerezanyize Cadette hanyuma ndibaza ko ntagenda ntakikubwiye nakubajije kino kibazo kuri Cadette n'undi muri rusange ni umwe nyine mu bakobwa navuga ko batanga icyizere muri industry y'u Rwanda kuri wowe nk'ishusho yiwe wenda ushobora kubona ukavuga ngo uyu mukobwa ari gukora neza nk'uko nakubajije kuri motivation ushobora guha urubyiruko rundi ruri hasi iyo umubonye akora iyo umubonye ari muri ibi nkawe nk'umukobwa mugenzi we bifata gute usibye no kubura inshuti ye ikintu navuga njye ntabwo ndi muri showbiz cyane sibyo ariko nkoresha ntabwo mbizi pe ariko social media ndazikoresha gutya gusa kwi-updating ariko simazi ngo bakora iki like umva social media n'iki ntabwo mba mbizi ariko bigendeye ku byo mbona ko akora wenda akorana n'abantu benshi abamamariza nkeka ko ari ibintu byiza ntabwo ari umunebwe nkeka ko n'abakobwa bakiri batoya bakamwigiyeho cyane ko turi mu isi iri kuba develop cyane na internet so nkeka ko nk'uko afite YouTube channel abandi bafite iki babaye aba blogger bibishura so aho kugira ngo wicare mu rugo ngo nta kazi ufite wagerageza nyine kwihangira imirimo so Cadette rero kirambwira courage mubona kuri internet urumva so courage rero kandi Imana izajya iweza umugisha ibintu byose ukora nicyo nakwifuriza murakoze uherutse no kurangiza kaminuza cyane ego nize business procurement and supply chain yarabize reka tushimire cyane kuba uduhaye umwanya wawe gym partner wanjye twahuriye muri gym actually nyine ese we ko mutamubaje ikintu yavugaho agiye guhita nyine niba ugiye kubivuga urumva ubushize nakubwiye sinkunda kugira inshuti z'abakobwa niyo mpamvu bintunguye ugahita vuba reka tumwakire so rero muri gym harasanga bakuramo abakobwa course n'imitima ariko sinzi ko twahuye rimwe nyine mbona nawe yazindutse abakobwa benshi ntabwo bakunda kuzinduka barimo abahungu cyane nyine rimwe ndamubwira dukorane nyine session birawo abantu muri gym bafite ukuntu baba bafite nyine mindset zijya kumera kimwe nyine ntabwo mwijena naho niyo mwaba mutaziranye muganira nyine ibintu bijyanye na siporo mwireko turakorana for the first day nyine sinzi ukuntu byagenze numva tubaye open tuba inshuti gutyo kandi ikindi iyo abantu bahuje wa mugani mindset
hari ukuntu muhuza niba umuntu turi buganire tuvugana ngo ejo tuzajya gym uwo muntu turahuza nyine ko ibyo atekereza mu byo ntekereza ntabwo ashobora kumbwira ibintu bitandukanye ko njyewe nteye so nyine nuko nisanze nyine turi inshuti nyuma yo kuba inshuti igihe gitoya ukwezi aha ukwezi kose ariko nyine wumva ari wa muntu mufite mindset nyine kabisa n'icyo umaze kubona aho wamukunda ikintu cya mbere nakubwiye buri umuntu duhurira muri gym ngewe ikintu cya mbere mpitamuha respect kubera ko nzi imbaraga biba byamutwara kuko njye ndabizi ukuntu ari fit yes of course ntabwo ibyo tubireka ikindi outfit boss lady so urumva umukobwa uvuga ngo ndi buryame nzinduke nze gym mfite n'akazi nyine uwo muntu n'ubundi buzima bwe buri ku murongo nanjye abantu nk'abo niba umuntu aba akeneye mu buzima kugira ngo umumotivate ntabwo nzaza kuba inshuti n'umuntu nyine wenda ntari buduke mbwira ngo tugenda urumva hari ukuntu agusubiza hasi ntabwo mwabyumva kimwe so rero iyo abantu muhuje kariyeri n'ibitekerezo biroroshye kandi murakoze cyane ku munsi wanjye ariko muzamuha akazi ndetse Cadette se ariko bari kunsabira akazi nizere ko muri kubyumva yego ubwo nizeye ko n'aba boss banjye nibaza kubona ikiganiro alright nkuko nabibabwiye turi kwa Cadette turahagarutse nyuma yo gukora siporo turi iwabo mu rugo ntabwo ari iwanjye ni iwacu turi iwabo mu rugo kwa mama ubu nyine ndavuga kwa mama kubera ko papa ntaho hari imana umwiruko ridashira twamusuye twahageze mu gitondo tugenda tubereka ubuzima bwe muri rusange umunsi we uko buteye ntabwo twabashije kujya hamwe mu yari yatubwiye kubera wenda umwanya mutoya n'ikirere kitari kimeze neza ariko I promise you abakunzi ba exclusivity ko tuzajya tugenda tumugarura buri munsi kuko urabona ko yabaye umuryango wanyu uratubwira nimba mubishaka hanyuma yiteguye vuba nta byinshi yakoze ndetse yategura n'aka breakfast ko kugira ngo yumve ameze neza nyuma y'iriya myitozo ngira ngo muraza kwibona imyitozo ifite imbaraga siporo bari banyishe uriya mukoci we twakoranye niko bimera ndarira uriya mukoci bamwita gute coach Gogo Charlotte Gogo arakaze bro ariko nabonye n'undi bita Ngabo nawe njya mu na Ngabo bibaze bari baguteraniye ari babiri mvane ariko njye nibyo nkunda nyine nkunda ntasanzwe kabisa challenge reka nkubwire birasanzwe wabishatse nawe wabita actually njye ntago nari mbizi nyine nabonaga vlog ntago zibyerekana neza n'uburyo ubikoramo ntago zibyerekana neza ngo uretse ko mba ndi mu gatwi narebe ngo uvuye hano ugiye gukora siporo nyine uzikore nka buriya buryo nabonye ufite imbaraga zidasanzwe n'abandi bantu bakwigireho babyumvise umva ni ukubera nyine consistency twese dutangira turi hasi tukagenda byiyongera n'ubu hari aho nshaka kugera ntaragera okay n'ubundi turi mu rugo nabonye abavandimwe bake na mama sindamubona nabwo uramubona ari guca hano okay kuva mbere wabanaga no mu rugo mu rugo ni mu ntara nako nakuriye mu ntara Muhanga nakuriye Muhanga yes abana babonye kamera batangiye bari babonye kamera so twakuriye Muhanga mbana na papa na mama n'abavandimwe banjye abandi babaga ari biga cyangwa se bari married next abavandimwe bari married baba hano i Kigali ndu wa 7 mu bana 8 hanyuma
abana bose bo mu rugo twarangizaga kwiga twazaga gukomereza amashuri yacu hano i Kigali. Hanyuma nanjye ndangije secondaire naje kuba hano i Kigali nje kuba kwa sister wanjye wari married nje kwiga nyine university. And then nyuma yaho gato nibwo papa yaje kwitaba Imana. So kuko umusaza wanjye muto wari usigaye mu rugo yararangije kwiga secondaire n'undi nawe yarafite gahunda zo guhitaza. Turavuga ntago mama of course yaguma ntago mama yaguma Muhanga wenyine nta mwana n'umusigayeyo na papa ni bapfuye ko nyine urumviye papa wagihari yabaga ari famille nta nubwo papa we wari kumuvingisha ngo yemere. Rero papa amaze kwitaba Imana nibwo mama nyine twahise dufata umwanzuro ko nagomba kuza tukabana hano i Kigali. Still urumva nyine nari ndi muri famille kugeza icyo gihe. Ubuzanye umubyeyi i Kigali. Turamuzana. Ariko niwe umustar uri mu muryango. Abandi ntabwo ari tala zabo menye. Abandi bibera mu isi yabo. Ase barabikunda iyo bakubona buri munsi trendinga rimwe na rimwe baba bakuvuzeho ibyiza ibibi. Nyine babifata gute? Okay, kangoye mu rugero nka vlog zanjye bari kuze nibo bana bambere bapfa kubona link nko kuri stati bagahita bashyiramo bakaranga gase mwamba bari ngo yango na views usishaka ngo ikiri biki nyine babiri nkuko ushaka kuba mu kanaka ngo yasoye ikiganiro cyangwa nanjye nyine barandeba nyine kandi n'undi mba nabikorera hano bakanabyishimira nyine bakanansotora ahubwo ariko ntabwo bashaka kubireba mpari birambangamira cyane. So rero kuvuga ngo babifata gute nyine nanjye bashobora kuba ati tujye kureba ati bavuze gusa n'icyo tujye kureba nyine nanjye bande nkuko bareba abandi. Iki kiganiro turakigira kigufi kuko y'iki kiganiro kwari kubereka gym kwari kubereka ubuzima bwa Cadette wenda behind y'ibintu byose mubona kugira ngo tubereke nyine ubundi buzima bwiwe muri rusange. Hanyuma ukomoje ku mubyeyi wawe papa wawe uranavuga ngo yaba gihari ntago mwari kwimuka ari kubukira. Oya yari kuguma oya ntabwo tweta ngo twari kuguma ahubwo yari kuguma yari kuguma ntabwo yabikunda. Itariki 16 z'ukwa munani zikwibutsa iki Cadette? Yigeze no automatique sinzi already buri gihe tariki 16 sinzi nyine ihora inyibutsa kiriya gihe. Itariki 16 wakoze siporo wagiye muri gym. Of course. Ni nkuko nariye n'ubundi imbaraga nyine warazibonye ntakubeshya niri uriya munsi meze na ubundi busanzwe nyine imyaka ishize n'uyu mwaka biratandukanye. Imyaka ishize ntabwo nyine byari twagiye kwibuka bisa nyine byari birisanzwe ariko kuri iyi nshuro sinzi impamvu nyine byarambangamiye cyane nyine byari biri too deep mwaka sinzi impamvu. So niriwe meze nabi ariko nyine nari mfite gukora routine yanjye nk'ibisanzwe kuko n'ubundi ntabikora nta cyari kigiye guhinduka. So narabikoze mbikora ntameze neza ko narabikoze. Yego nabibonye ngo nubwo ari umunsi mubi nari meze nabikoze nagombaga gukora. Sinzi impamvu byari byaje actually ariko nyine kuri inshuro uriya munsi nyine wabanye mubi ni nayo mpamvu nabipostinze mukabona ubundi sinajyaga mbiposting. So uriya munsi rero byari numvaga naraka. By'umwihariko n'ukwezi twamaze gusohokamo ariko wagwerekeresheje amagambo menshi cyane byerekana ko wibukaga umubyeyi wawe ari nabwo twabonye tattoo y'umubyeyi wawe ariko nyine ni amagambo n'ubundi umuntu atapfa gusobanukirwa. Nta mpamvu rega zo kugira ngo mumenye ibintu byose. Ego wenda turi mu kwezi kwa 9 nta gihe kinini giciyeho nshobora kubaza muri aka kanya ngo nubuhe butumwa wenda ushobora kuvuga ushobora kugenera umubyeyi wawe muri rusange ahari yitabye Imana ariko n'ubundi azahora ari umubyeyi wawe? Nuko nyine ukuntu yashakaga komera umuntu yashaka ko mbawe ndi mu nzira zabyo ndabizi yaza kubareka bari proud. Niki yaramfanaga cyane ari nk'igihe umuntu ashaka umugabo nk'umukobwa agashaka umugabo akavuga umubyeyi watari akavuga ngo nakabyifuje gushaka umugabo umubyeyi wanjye ariho nicyo uvuga ngo ngezeho nkoze iki cyangwa se ikintu wishimira mu buzima byakabaye byiza wari kukigeraho umubyeyi wawe ahari? Okay, sinzi ukuntu nakuze nyine navuga papa yarankundaga niko navuga kuva kera nkiri umwana
yaranakundaga no sinzi yakundaga no kumumotiva nyine hari ukuntu ufite akantu ukajya kameze nk'akantu k'agasazi ariko nyine ukabona kwa kuntu ufite akantu nyine kameze ukuntu niko nakuze meze noneho papa nyine yari wa muntu ukunda nyine yakundaga kunshyigikira yabonaga ko ndi wa muntu ukunda gukora ibintu nyine abandi batatekereza nyine nkunda gushaka nyine nko gutobora niko nabyita so rero iyo aza kuba ari hano akabona nyine achievement yari yose yari kuba ari proud ndabizi kuko yahoraga nyine kwa kundi umubyeyi avuga akwifuriza nyine tuzaba kagabo kandi uri umukobwa ibyo bintu papa yajyaga nyine abimbwira ngo uzaba kagabo n'ibiki ibintu nk'ibyo nyine yarampayipingaga kwa kundi umubyeyi niyo nta n'ikintu cya danje ufite ariko nyine yarampayipingaga sinzi impamvu yahoraga nyine abona nshobora kuzavamo ikintu so rero iyo aza kuba hari akababona nyine uburyo mfayitinga ariko kuvuga ati kaba mwana wanjye ari kubikora yarampayipingaga cyane ari kubikora neza kandi ndibaza ko nawe ari proud ahantu ari hari nk'igihe wenda uba muri mu muryango wenda nko ku mubyeyi wawe uri kubana na mama iriya tariki birageze wenda teka tukuveho mama wawe ubona aba ari muri iyo mood ntayo nyine urumva nayo ntabwo uri kuvuga ngo turicara ngo tugaterana ngo ibikuba bigacika aho kiriya gihe twarabyutse turavuga se turi bugende rusororo nyine turabipanga ariko nyine buri wese ntabwo wamenya ukuntu aba ameze ku mutima kuko nanjye niyo ngiye kurira ndiherera nubwo babyumvisha ariko nta muntu nyine wigeze anambona narize kandi uriya munsi nararize cyane n'ubwa mbere byo bimbaye actually papa nitaba Imana ntabwo nigeze ndira nyine narikanuye kubera abantu babaga bari kuza mu rugo n'iki nkavuga nyine nkumva kurira imbere y'abantu biri weird kuntu bati nta mpamvu zo kwereka abantu ko njye nababaye none burya iyo ugize ibyago gutyo ngo ntuyiturira bigenda bigukurikirana nyuma so nyuma y'imyaka ni myinshi pe nubwo aba ari umubyeyi wawe ariko imyaka 4 ni imyaka myinshi rero iyo utagize ngo bishire bigenda bikugaruka nyine ukumva birageze so rero ntabwo wamenya ngo wese byagenze gute gusa nyine ni umunsi duhuriza hamwe nyine tugapanga ukuntu turi bukore reka tuve mu bihe bibi wagiye ucamo ahubwo twinjire mu bihe byiza iminsi ishize ku kabazo gakuye nigeze kumva ariko umukunzi waramubonye wenda yewe amezi arashize menye uyu mwaka ariko ingamba turazisetinga hari izicamo n'izidacamo you never know ntago ariko nawe ubwo zibavushiraho ntuze criteria zigora abantu kade ntago ari ugusaba akazi reka nyine ntago araboneka man sinzi ubwo Imana nyine nabona ko nkimeze neza like this ntaragera mu gihe cyo kujya mu bindi bitaragera muri icyo gihe ariko wowe wifuza ubu ngubu buriya se kugira ngo n'umusore udukurikiranye ibyo bintu kandi usora ubimbaza n'ibyandi ntabwo byahindutse ntabwo iki ntabwo nakikubajije ahubwo njye nacyumvisha ahandi wubaha Imana uri hard working nyine umuntu nyine nabonye nanjye nkamukunda tugahuza akaba afite character nziza nyine yubaha Imana akora of course kugira tuzabeho akunda na siporo ntabwo ari ngombwa ngo ajye gym aba afite body nk'iyaba trainer cyangwa iki ariko ari umuntu nyine understanding siporo ko ari ubuzima niyo yaba abyuka akiruka ushobora no kuzamwigisha bizagenda neza byose bikagenda neza turi gukora ikiganiro gitoya ariko uri muri entertainment ndetse ufitemo imbaraga nyinshi ufite n'uruhare runini ndibaza ko entertainment ni ibintu byinshi kandi binini ntabwo nasoza nakubajije kuri iki kintu cyo muri entertainment urabona showbiz nyarwanda imeze gute muri rusange cyane ko iri kuvugwamo ibintu byinshi bitandukanye irimo umwanda mwinshi ni ukuvuga ngo njye cyane cyane ni YouTube yabiteye YouTube impamvu yabiteye ni ukubera amafaranga hanyuma twanze sinzi niba amafaranga okay ni bimwe bajya bavuga ngo amafaranga nyine aciye mu nzira mbi arihuta
so content zo gusebanya, content nyine z'ibintu biri bizarre nizo abantu bari kwirukiramo cyane kugira ngo bunguke amafaranga. Mu by'ukuri ushobora gusebya umuntu utanamwanga ahubwo ari ya mafaranga ngo yo muri YouTube. Rero bigenda byaguka gutyo, social media imaze kuba ikindi kintu giteye ubwoba. Ni intambara, hari intambara yo kuri social media kandi iyo ntambara ni mbi cyane kuko igera ku bantu benshi. Uruzare umuntu abona ibintu kuri social media akabifata koko nkaho ari ukuri, nk'umuturage wibereye utazi kanaka iyo yumvise bamuvuzeho ikintu atavuga ati nibyo. Man, nyine biri kuba too much, ni tutarekeraho kugira ngo tubyarire umusaruro iratwica. Hari uburyo ibintu biri kugaragara ukabona biri too much cyane nk'uko bivuze ko yabaye umwanda cyane ko ibintu byerekanwa kuri social media abantu bagira ngo ni ibintu bya private by'abantu bisigaye bijya kuri social media. Usigaye umenya ngo kana ngo baryamanye gute, ukabireba nk'umuntu uri kureba filime, you know, ukumva ni siri kutujyana. Nyine ibintu bya biri private bisigaye tubireba. Hari amavideo y'abantu bari kwambara ubusa cyangwa se amavideo abantu bari guta hariya hanze abantu bambaye ubusa. Kuri wowe nk'umukobwa, by'umwihariko reka tuvuge nk'umukobwa nk'umwari, twabonye amavideo yitwa ko ari aya Sasha Kate kuko ntawabigenzuye n'imbaraye koko, ni video yiwe iri hanze abantu bari guhererekanya umunsi ku munsi. Wowe nk'umukobwa ni iki wowe ubona kuri ariya mashusho y'urukozasoni ahora yerekanwa, cyangwa se wowe nk'imboneza nka Miss Mukundwa Cadette ubona gute? Ikintu cya mbere ntabwo nyine waza ngo ucire umuntu urubanza, ariko telefone ni ikintu, ni technology. Nushyiramo ikintu cyawe menya ko icyo kintu kiri muri risk yuko anytime wagisanga hariho hose. Ikintu cya mbere ni abantu nyine bifata izo video, cyangwa se ukaba uri ahantu hari muri situation kuba wafatwa izo video, iyo ni risk ya mbere. Ikindi ni abantu bumva ko niba mfite ino video kuko nayibonye ngiye kuyisangiza abantu, kandi ari ibintu bitagakwiye kujya ku karubanda. Ariko cyane cyane ni uburyo iyo video yageze muri telefone bwa mbere. Nyine sinzi niba bisigaye byarabaye nka fan, sinzi ntabwo navuga ngo umuntu nguyu ariko hari n'andi ma video njya mbona ukabona umuntu wayifashe just we yagiye muri miroir arifata birangira atamenye ukuntu igeze hanze. Urumva intandaro yabaye wa muntu ufite mindset yo kuvuga ngo ngiye kwifata iki kintu. So nyine ni tutamenye ukuntu dukontorora no matelefone cyane dukoresha asaje dushyira hanze nyine, kuko hari ibintu byaremewe ubundi nyine kutajya hanze. So rero we nushaka kubishyira hanze bikahagera nyine uzajya wihangana. Hari ibintu turi kubona by'abanyamakuru batandukanye, reka tuvuge YAGO, tuvuge Sabe, tuvuge Irene, tuvuge n'abandi batandukanye. By'umwihariko impamvu tubivuzeho wenda harimo nk'abo Ribu yavuzeho. Mu ishusho yawe, mu mboni yawe, wenda reka tuvuge nko kuri YAGO, mu mboni yawe kuri YAGO, ku kiganiro ari gutanga ku bintu biri kuba ku bijyanye n'ibiri kuba mu myidagaduro cyangwa se byagiye bimuha ari gutangaza, wowe ubibona gute? Se ubundi YAGO ni inshuti yawe? YAGO ni inshuti yanjye kuko twarakoranye. Ni inshuti yanjye. So biriya bintu nyine byatangiye tuzi ngo ni blague, you know, batangira basohora amajwi ya kanaka byagenze gukina gutya, birangira nyine kibaye ikintu kiri strong, so bikagenda bizamo n'abandi bantu. Rero kuba nawe yarakoze feedback, nawe nyine ni nk'umuntu nyine yakoze nk'umuntu, nawe uri umuntu umaze igihe kingana kuri abantu bazana back to back, nawe ubonye icyo basubirisha wabikora. So rero bitagize umurongo bigarukiraho, buri wese yajya avuga okay nanjye ndagushaka, nanjye ndi bugushake, nshaka ikintu ngusebereza gutyo ugasanga ahubwo birangiye munahuye mu buzima busanzwe munagiranye nabi. So rero social media igomba kuzamo Imana cyane. Ngenda byumva, ariko biriya biri behind sinigeze cyane ko abantu bose, yaba bano bantu baba muri entertainment turabana,
ntago navuga ngo hari urwango ngiye nababonyeho wenda bashobora kuba babiziranyeyo cyangwa se umuntu atagatangira kuhumuka kuko abibona. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bitangira ari agatwiko muzi ngo muri kwinjiza amafaranga views zibe nyinshi ngo kuko wakoze title bizarre cyangwa washyizemo akantu nyine ko gutuma umuntu agaragara ukundi kuntu ariko bikagenda byubaka urwango gake gake. Aha bigeze ubu ntago bikiri agatwiko niba ibintu byaje mu buyobozi ntago bikiri hagati yanyu gusa byarenze umupaka. So bitangira ari agatwiko ariko katari keza habe na gato gashobora kuba kabageza ahantu kure. Yego reka tubireke kuko nabonye n'inzego z'ubuyobozi zatangiye kubivugaho ariko ndizira ko birakemuka mu buryo bwiza ndetse ya showbiz yacu ikomeze igende mu mujyo. Hanyuma dusoza Cadette, hari abantu ushimira muri urugendo rwawe aho ugeze? Ngewe ndavuga ko ari heza cyane ko ndi umuntu ugukurikirana buri munsi umunsi ku munsi ubuzima bwawe bwa buri munsi. Uri successful muri make nubwo atari byiza ariko ndibaza ko aho ugeze uhashimira Imana. Ni bande ushimira? Hanyuma hari n'ibigo bikomeje kukwizera mu gukorana. Ni big deal. Cadette ni umwe mu bantu bashira umutima ku kazi kandi akabikora nta kintu kibi uzabyumvamo ahubwo ari good vibe, uburyo bwiza ndetse na energy. Muri abo bantu ushimira muri ibyo bigo mukorana hari experience umaze kubikuramo ariko ni bande ushimira? Ni ibihe bigushimira? Abantu ba mbere nshimira ni umuryango wanjye of course, nyine bamba hafi like umuryango wanjye of course umva hari ibyo mfasha. Ikindi ni inshuti, abanyamakuru nkamwe iyo buje konsura gutya hari ikintu nshobora kuvuga umuntu akaba yumva akaba yampereza opportunity runaka. So abanyamakuru muri rusange, umuryango wanjye, inshuti zanjye tubana mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ibigo nkorera nyine bimpa amafaranga yo kugira ngo nkomeze mbeho nyine nkuko muri kubibona. Harimo Golden K Technology, harimo Switch Off, ni drinks, energy drinks ndazifite mu modoka actually. Ndahita nkaguhereza ntabwo nshobora kugenda ntazifite. Harimo hari n'indi ntuzana nshyashya actually ni spa yitwa Beauty by Spa. Pure Beauty Spa. Niho nari bujye gukoresha facial. Yitwa Pure Beauty Spa. Bakorera ibintu byiza bijyanye na facial, massage, sauna. Ku bakobwa bazileza kwa kundi ugenda gukara mu kwako yakagenda hakaba clean. Nyine bakora ibintu by'isuku by'abakobwa, habamo na salo, hakazamo harya zuri nk'ibisanzwe ku misatsi gusa neza. Abantu barabona wig nziza. Nibyo sofa nibyo rero ko ntawe nibagiwe nawe n'ibindi bitandukanye. Nawe cyane thank you. Reka nanjye mfata umwanya ngushimire. Reka tugushimire cyane. Ndibaza ko tuzakomeza tubana ubwo plot ni kwa gatandatu ubwo gahunda nayigoye. Abantu bajye basenga ibi bihe turimo birakomeye. Turi muri antichrist. Actually antichrist baravuze ngo ni ikintu kizaza twege tubona gitangira ari cyiza ariko kiri kuturoha kizatangira ari cyiza tugisingiza birangira aricyo kiri kutwica. So iyi si ya technology iri hejuru turimo na antichrist kuko reba ibintu iri kudukorera. Musenge cyane. Birakomeye. Tuzaganira ku Mana. Ku buzima bwanjye n'Imana. Reka turarikire ikiganiro cya siporo no kumenya ubuzima bwawe. Umunsi wanjye nibwo ugiye gutangira afite na YouTube channel bita umukundwa Cadette, nayo ugende ukore subscribe ntibibagirwe no kureba iki kiganiro nakore subscribe ndetse wifuza kumuvugisha ari social media ze nka umukundwa ku Instagram cyane. Reka tugushimire cyane. Thank you Jide now. Bye.